Yesu ashimwe cyane. Turabashoje mu izina rya Yesu Kristo. Mahoro y'Imana abane namwe, tubakire ku Bugingo Bwiza TV. Izina yanjye nitwa Hirwa Aime. Nishimiye kubana namwe muri uyu mwanya kugira ngo tuganire neza ijambo ry'Imana. Imana yashyize ku mutima wanjye. Imana rero ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Munyeme tubane dusenga Imana hanyuma dusome ijambo ry'Imana. Mana yera, turagushimiye cyane kuri Imana y'amahoro, uri Imana yo kwizerwa, uri wo gupfukamirwa, uri Imana yo gushimwa. Tugushimiye ko wabanye natwe, utwemereye ko tuganira ijambo ryawe n'ubwoko bwawe, uhabwe icyubahiro. Kandi turagusaba kugira ngo manukire kubana natwe, ube hagati muri twebwe, ijambo ryawe uriherekeze kugira ngo risohoze icyo wagambiye no gukora mu mitima yacu. Bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cya 26 n'umurongo wa 20. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 26 umurongo wa 20, aravuga ngo wa bwoko bwanjye we, ngwino winjire mu nzu yawe, wikingirane, ube wisha akanya gato kugeza aho uburakari buzashirira. Amen. Imana ishimwe. Ni ijambo nshaka ko tuganiraho mu mwanya utari muremure, hanyuma tuganire twumve icyo Imana ishaka kutubwira. Bibiliya iravuze ngo wa bwoko bwanjye we, ngwino winjire mu nzu yawe, wikingirane, ube wishe akanya gato kugeza igihe uburakari buzashirira. Imana idufashe. Iyo usomye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 6 kitubwira yuko uko abantu bagendaga bagwira mu isi, ariko bagendaga bahinduka babi cyangwa se baba babi cyane. Uko abantu bagendaga bagwira ni nako bagendaga baba babi. Ikibazo suko abantu bagendaga bagwira, ikibazo sukugwira kw'abantu, ahubwo ikibazo nuko bagwiraga ariko bakaba babi. Muri iki gihe usengana n'umuntu cyangwa se ubona umuntu asenga ukabona akunda Imana mu by'ukuri, kubera ko wenda hari ukundi kuntu bimeze, ariko yamara gutabarwa ukabona ukajya ngo niyigize anasenga. Muri iki gihe usengana n'umuntu ukabona akunda Imana mu buryo bukomeye, ariko yamara gutera imbere mu buryo runaka ukabona yahindutse, ibintu byahindutse ukundi. Uzabona umuntu yirirwa mu masengesho cyangwa se asenga yiriza ubusa, ageze akanyara mu misozi ndetse n'ahandi, ari umukene, yinginga Imana ngo imugirire neza. Yamara kumutabara agatangira kunywa ibyo atanywaga, agatangira kurya ibyo ataryaga, agatangira gusohoka ahantu atajyaga ajya, mbese agatangira kubona yuko yari umuturage, kubera ko nyine yamaze gutabarwa. Ariko ikibazo si uko yatabawe, ahubwo ikibazo ni uko yatabawe ariko agahita ahinduka mubi. Rero uko abantu bagwiraga ni nako bagenaga baba babi. Hanyuma Imana yitegereje mu isi, ibona abantu barimo baragenda bakora ibyaha, ibona abantu barimo barakomeza gukora ibyaha uko bwije nuko bukeye. Ibyaha bigwira mu bantu, abantu batangira kuramya ibishushanyo, batangira kuramya ibigirwamana, batangira kuraguza, batangira gusambana, batangira kwiba, batangira mbese ibyaha byinshi batangira kubikora. Nyamara imbere ntibabikoraga cyangwa se bari bameze neza, ariko uko bagwiraga bagenaga bakora ibyaha. Bibiliya iravuga Imana iravuga ngo ntago nzaroha cyangwa se nzakomeza kuruha n'ubwoko bw'abantu, ntago nzahora nduhanya n'abantu. Imana ngo yicuza mu mutima, iravuga ngo nicujije icyatumye ndema umwana w'umuntu, ndetse inagambirira no kurimbura umwana w'umuntu. Iravuga ngo nicujije icyatumye murema, ndetse ifata n'umugambi wo kurimbura icyaremwe cyose, guhera ku gikururuka, guhera ku bantu, guhera ku nyamaswa, kugeza mbese ibintu byose igambira kuzabirimbura. Ariko iravuga ngo ntago ngomba kubirimbura kuko abantu bose ntago ari babi. Ngo yitegereje isanga umugabo bita Nowa, ngo ni umuntu yubaha cyangwa se ngo ni umuntu ugerageza gukizwa muri icyo gihe. Ngiramusanga iramubwira ati Nowa we, nitegereje mu isi sanga ni wowe muntu ukijijwe, none genda ufate igiti bita gofero, ubaze inkuge kugira ngo uzayihishemo mu gihe runaka, kuko hagiye kugwa imvura kandi izaba iteye ubwoba, izarimbura ibintu byose. Ariko genda ubaze inkuge mu giti bita gofero, kandi
ntuyibaze wenyine, ahubwo ugende mu misozi uhamagara abantu bazi bagufasha. Umuntu uzakumva akagutega amatwi akaza akagufasha niwe uzarokokana nawe. Nowa ngabyumvishije ngaragenda ajya ku musozi, aragenda ajya mu bantu, ajya mu baturanyi, ngahamagara abantu, ntiyabigira ubwiru, abahamagara abantu ngo bazi bamufashe. Abantu babyumvishije bamwe barabyumva baza kumufasha, ariko abandi banga kumutega amatwi, abandi barabyirengagiza, baramubwira ngo Nowa waba wasaze, kuko twebwe tutuye ku misozi kandi nta mazi ahari, ibyo ukora rero biratuyobeye. Ng'abantu bamugira umusazi, baramubwira ngo ndetse imvura imaze igihe kirekire itagwa, ntabwo imvura izagwa, n'ibyo tubwira ni amabeshyo. Mbese abantu babigira umusazi, baravuga ngo ntabwo bishoboka, nta nubwo bizakunda ko imvura izagwa. Nowa ngarabaza, abantu bake baraza baramufasha, bamaze kumufasha abandi bagenda bananirwa basubira inyuma, abantu bakazajya bibuka abantu bataye bagasubira inyuma. Umugabo akibuka umugore yataye agasubira inyuma, umugore akibuka umugabo yataye agasubira inyuma, umusaza akibuka fiancé we yataye agasubira inyuma, abantu bakagenda basubira inyuma kugeza igihe Nowa yabajije inkuge iza kurangira. Imaze kurangira, Imana ibwira Nowa iravuga ngo nubwo abantu bacitse intege, abantu bakanga kugufasha, ariko reka tubahereze amahirwe ya nyuma, tubakingurira amarembo, hanyuma ubahamagare baze binjire. Nowa ngo ahamagara abantu, arababwira ngo Imana ibahaye amahirwe ya nyuma yo kwinjira mu nkuge. Nubwo mwacitse intege, nubwo mwanze kumufasha, nubwo mwanze kubaza inkuge, ariko aya ni amahirwe ya nyuma Imana ibahaye yo kugira ngo mwinjire mu nkuge. Nshuti yanjye wowe unkurikiye muri iki gitondo, Imana iguhaye amahirwe ya kabiri yo kugira ngo uce bugufi wemerera Imana ikuyobore. Imana aya ni amahirwe ya kabiri iguhaye yo kugira ngo wumvire Imana ihoraho, kandi yo kugira ngo wumvire umuhuro. Imana iguhaye amahirwe ya kabiri yo kugira ngo wongere witekerezeho muri iki gitondo, ugarukira Imana, ndetse inzira zawe urimo zitari zikwiye, n'ahantu wari ugeze hatari hakwiye hari habi. Imana iguhaye amahirwe ya kabiri yo kugira ngo wongere uyigandukire. Haleluya. Yesu nashimwe. Imana iguhaye amahirwe ya kabiri muri iki gitondo yo kugira ngo witekerezeho, umutima wawe ugandukire Imana, umutima wawe uce bugufi imbere y'Imana, umutima wawe wongere kandi utekereze ku by'ijuru. Imana iguhaye amahirwe ya kabiri yo kugira ngo witekerezeho, hanyuma numara kwitekerezaho ugandukire Imana, ugarukire Imana. Imana ibwira Nowa iramubwira ngo fata, hanyuma uhamagara abantu ubabwira yuko mbahaye amahirwe ya kabiri, hanyuma binjire mu nkuge. Nowa abibabwiye, abantu bamugira umusazi, abantu barabyanga. Imana yamubwira ngo fata umugore wawe n'abakazana bawe n'abana bawe mwinjire mu nkuge, hanyuma njyewe ndakwereka icyo ndi bukore. Ngo babikore, Imana yohereza marayika ngaraza kinga inzugi z'inkuge. Hanyuma ngo bagiye kubona babona imvura itangiye kugwa, ngo abantu ngo baraza bakomanga ku rugi, ngo baravuga ngo Nowa sohoka, iyi mvura irahita, ngo witubeshya ngo uri mu rugendo. Ngo bagiye kubona babona ijuru risa nk'iritobotse, ngo nuko hagwa imvura iteye ubwoba. Ngo bose babirebaga, ngo abantu ngo batangira kurira, ngo baravuga ngo ni ukuri, ngo ibyo Nowa yatubwiraga ngo ubanza ngo byaba bigiye gusohora. Hari igitero cyanejeje nshaka kugira ngo tuvugeho mu mwanya utari muremure, hanyuma dusenga Imana. Imana ngo yarababwiye ngo uko niko Nowa yajyaga bibabwira, ngo mubigira ibikino, ngo mwanga kumvira intumwa, ngo none ngo niryo teka muciriweho none. Ngo noneho ngo amazi aterura ya nkuge, niko igitero kivuga, ngo amazi aterura ya nkuge ireremba kuri wa mwuzure, ngo abicaye mu nkuge ngo bafitemwo amahoro, ngo kugeza igihe bazasohokamo. Abantu bicaye mu nkuge ngo bagize amahoro kugeza igihe umwuzure warangiriye, kugeza igihe amazi akamiye, kugeza igihe basohotse mu nkuge. Nshuti yanjye neza amatwi, Imana irifuza ko winjira mu nkuge kandi ukaguma mu nkuge kugeza igihe umwuzure, kugeza igihe
ibibazo bizashirira. Bibiliya twasomye yatubwiye ngo wa bwoko bwanjye we, ngwino winjire mu nzu yawe, wikingirane, ube wihisha akanya gato, ugumemo kugeza igihe umujinya uzashirira. Ugomba kwinjira mu nzu yawe, warangiza kwinjira ukanikingirana, kandi kugira ngo ubikoreye kugira ngo wihishe, ukahaguma paka igihe umujinya uzarangirira. Imana irimo iraguhamagara muri iki gitondo. Imana irimo iraguhereza amahirwe ya kabiri. Imana irimo irakugira inama yo kuza kwinjira, ukinjira mu nzu, warangiza ukikingirana, ukahaguma kugeza igihe ibibazo umujinya uzarangirira, kugeza igihe umwuzure uzarangirira. Umuririmbyi wa 38 mu ndirimbo z'agakiza yaravuze ngo none natwe dufite iyo nkuge, ngo ni agakiza twahawe na Yesu. Yaravuze ngo niba ushaka amahoro, ngwino uhitiremo agakiza ureke kurimbuka. Agakiza twahawe niyo nkuge Imana duhaye. None Imana irimo irakubwira, irimo iraguhamagara kwinjira mu nkuge ariyo gakiza kayo, kandi ukakinjiramo, warangiza ugakinga, warangiza ukagumamo paka igihe umujinya uzarangirira. Ugomba kuguma mu gakiza kugeza uvuye mu mubiri. Bibiliya ivuga ngo ucyambaye umubiri, ucyambaye umwambaro w'urugamba, ye kwirata nk'uwiyambuye atabarutse. Mu gihe ugihumeka umwuka w'abazima, ugomba kuguma mu gakiza k'Imana, ugomba kuguma mu nkuge kugeza igihe Yesu aje gutwarira itorero, cyangwa se wowe uvuye mu mubiri. Imana irimo irakwinginga iguhendahenda muri iki gitondo. Aya ni amahirwe ya kabiri Imana iguhaye. Nshuti yanjye, ese ni wawe warahindutse mubi? Ese ni wawe warasubiye inyuma? Ese Imana yaba yarakugiriye neza ariko ugahinduka mubi? Ese Imana ni yaba yarakugiriye neza ariko ukagenda usubira inyuma? Ni winjiye mu nzu ariko ntiwakinga. Ushobora kwinjira mu nzu ariko ntukinge. Niyo mpamvu bamwe uzabona basambana bari mu nzu y'Imana, ukabona bamwe barimo bariba bari mu nzu y'Imana, ukabona barimo barakora ibyaha ariko bari mu nzu y'Imana. Ariko ugomba kwinjira mu nzu, ugomba kwinjira mu nkuge, warangiza ugakinga inkuge yawe. Imana ihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dufate umwanya wo gusenga Imana. Nshuti yanjye, ni wawe warasubiye inyuma? Ni wawe warateye umugongo Imana? Ni waba warataye kwizera kwawe? Ni wawe warasubiye inyuma mu byo kwizera? Ni wawe warahindutse ukundi kuntu kutari kwiza? Ni waba waracitse intege? Imana iguhaye amahirwe ya kabiri muri iki gitondo kugira ngo wongere uyigarukire. Ongera witekerezeho, numara kwitekerezeho ugandukire Imana, kuko Imana irakwifuza. Imana irakwifuza muri iki gitondo. Ndagira ngo dusenge Imana. Ese wawe ugize icyifuzo ngo dusengane Imana? Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Mana yera, turagushimiye yuko uri Imana nkuru, uri Imana ikiranuka, uri Imana uva gusenga. Dusengeye umuntu wese wacitse intege, wasubiye inyuma mu izina rya Yesu. Mana, kugira ngo mugirire neza kandi umwongere iminsi yo kubaho. Muri iminsi yo kubaho kwiwe umpe kukugandukira no kukumva umuburo wawe. Turagushimiye kuri Imana nkuru kandi umva gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen.